imyaka 5 yarangiye kuva nagera I Kigali rikeri yangize imbata. Yangize imbata ndakorera igihumbi nkankwama agace ka 700 bikabirahuye. Ukinywa mbere bitararya. None se kubanza kujya gukara mu maso nugusamo. Hanyuma baraziciye urasamura iki? Ariko rero ubu baradohoteye baciye ubushera baca urwagwa none arikeye barazijyanye ubwo abantu bamwe turapfuye igikoma nako twagishobora. Urifuza umusore meza gute? Ndifuza umusore unkunda ariko utankunda cyane. Umusore unkunda ariko utari wa musore unkunda gakabye. Yego. Atabigira inamba. Ngiye nta gahunda yo gushaka. Jewe nshaka umusore dukundana tukajya nyine twirira ibinyoni. Sometime. Ibi? Ibinyoni. Tumwe ibinyoni. I don't know. Buto. Foot? Ibinyoni foot? Yego. Jewe rero niwe nshaka. Wese gucika mise mfura ko umukobwa mwiza ko icyo udafite gahunda yo gushaka. Hoya. Ntabwo nashaka kuri iyi myaka kubera ko ufite imyaka 25. Yego. Ntabwo nashaka aka kanya kubera ko ndacyakeneye kubanza nyine kumva icyanga cy'abagabo ko kimera. Yesu w'Inazari amaga tabahamagara ariko nyine wa Yesu waragowe we. Abayex bangahe? 5 6 gusa. Ese abayex 5 cyangwa ni wacyumvishe ko mfura? Hoya ngewe ntabwo ngombera ngo dukundane. Yego. Abayex 5 se mwari ibinyoni cyane. Bose. Yego. None uracyafite inyota y'ibinyoni. Ubwo nangiye. Jesus. A few moments later. Jewe nakinanwaye ngiye nkunda abahungu nyine batirabura cyane kuko ashobora kuba yavamo icyororo. Somehow. Yambaye neza. Aramutse nkunze ubugufi bwenge nabwihangana ko abona ndamusumba. Ni iki wifuza mu rukundo nyine tu? Nifuza umuntu nkunda ntakabye. Ndafuha. Ya nyine je ntabwo nkunda umuntu nkunda akanya nyine ntabwo njye nshinye mu muntu. Yankundana n'umuntu mukunda rumwe. Sibyo? Mukunda rumwe ariko nyine ngiye nkamwihari ariko we ntangiriwe cyane. Kandi ikindi ntabwo nakundana n'umuhungu tutaryamana. Nakumubaza kuko wamwize byanyabyo. Yamana ndi nakushimiye. Jewe rero nshaka kukubwira ko nagukunze wemera ukankunda ntabwo usicuza. Nkokoshye mu mamashi ngo muhobere. Amashi Kanyagatare. Zina witwa nde? Silipazo. Inde? Silipazo. Koresha muzima busanzwe. Umedita ngaba no mu content. Urumedit ukaba no mu content? Ese ko nyine atari na mwiza. Se ntago nakundana n'umuntu tunganye gikara. Kaje ko upopiza ballon? Kibazo no kuno muhungu tungana. Umukobwa ni mwiza afite itako ryiza. Mbana n'ibiraya hano. Afite itako ryiza. Cyane siba. Arareba cyane. Ariko none afite akadakaje imbere. Gasubiremo ako kana. Akadakaje imbere. Aya seka. Mwana afite munda zero itegereze neza. Aya mba nabibonye. Cyane umukobwa rero kumenya ubwiza bwe buri naturel biragoye kuko yisiga ibirungo byinshi. My lord. Gusa ateye neza tu. Wamukunda. Kereka wenda tuzanye nk'amazi tukamwoza. Imyaka mike ya pe. Turangana. Shananye ndabona mbyaye kabisa. My lord. Arambyaye kandi ikindi mu maso asa nk'agakecuru. Kwica popinze ballon? Namfo. Tuba dushaka nyine abajene bambara ibigezweho ko we sinzajyana isabi.
wajyana insabe waje gukina komedi. Nje munyamahirwe make kandi ni nanje munyamwaka ku mutima kubisa ariko nanje itarajyanje rizaga. Ugeze wifuza kuba waba umuhungu? Kenshi cyane n'ubu ndabyifuza. Kubera iki? Narya ibyana. Mana uzi ko ndeba icyana ndi umukobwa nka cumurasa. Bro ukareba urugwano nk'iki kintu kuko Imana ko njye noneho iyo bigeze ku bakobwa bafite amabuno njye hari n'umukobwa tutaba inshuti bitewe n'ikibuno afite. Mana ahantu hose mwajya nta wakureba bora kugira inshuti ifite ikibuno n'umwako. Mana ahantu hose mugende we wenyine baba bari kureba we ntawe ubukwitayo niyo waba uri mwiza ute we nyine ukureba ni babandi bikundira agasura keza ariko umwana ufite ingwe digera hari akuryana inamba. Ese wamenye amakuru papa wanjye yimukiye muri wa mwana mani bita ngo rwa Ruhanzi. Byagenze gute? Umwana ndeba nkamubonamo papa wanjye mani. Oya. Rwose ndamuranga mubonamo dadi. Umwana ndamukunda cyane nzamurya. Ariko sinamurya kwako mubonamo papa. Niye nama agira umuntu wihebye kubera urukundo? Sha fuck off. Fuck off. Fuck off. Urukundo mani nta munsi utazabona umuntu ugukunda umeze neza. Banza ushaka igiceri nubona igiceri ushaka wese azaza. Niba uri umukobwa utari mwiza wenda ngo ubwo bwiza bwawe nibwo azagukunda kurikiye shaka igiceri. Nubona igiceri umugabo wese ushaka azaza. Niba uri umujene uranga wihebye kubera urukundo none we waranagoswe ndagaswe. Nta mujene urukundo rujya rushyira mu gahinda ubu uri ikigoryi. Ufite amatsiko yo kujya mu ijuru? Njya nyagira ariko natekereza nk'ubu ngezeho nkasanga ibintu byose natekerezaga si ibyaha. Ibyo nari nzi ko ari ibyaha byose si ibyaha. Hari icyo utarakora? Kirahari nka kimwe. N'iki yese? Ntabwo ari ngombwa kukivuga ko hari icyaha narakora kandi nshaka kugikora byahatari. Ndashaka gusambana nkabyarira umuntu. Nese ubice ni icyaha? Ni icyaha. Urumva mama mwasambaniye hanze ntabwo muroba muri abagore n'abagabo mukanaterana n'amada. Rero ndashaka kuzabyarira umuntu ngiye mani nkabyara kabisa. Ubu se ubundi ukunda umusore umeze gute? Nta musore ngira nkunda ngiye type yanjye nta mafaranga.